mfite umugore n'abana bane n'umugore wanjye, but my wife she cheats on me every chance that she gets. Then asanga abana ntago ari abiwe, asanga abana ntago ari abandi, ntago ari abiwe. Guys, maze iminota 15 ndi kuvuga inkuru nta recordings. By the way, hi, how are you doing? I hope all of you are doing fine. Amazina yanjye nitwa Debbie, niba turi ubwa mbere mbonye, niba urwa kabiri mbonye, imba urwa gatatu ukaba turakora sabu kwa tayo, imba urwa mbere mbonye, hano tuvuga inkuru. Amazina nitwa Debbie, that's what we do here. We do storytelling, we do story time, we do stories. I hope one day I'll be comfortable enough kwicara nkavuga inkuru nandika, kuko inkuru nandika zirabyinshi. Anyway, I want to be kujya muri movie industry, but money is tight. Money is tight. But now and money is tight, and here we are, Cleopatra vibes. As you can see, my name is Cleopatra. What's your name? Cleopatra. Hello. On your side. Yeah. Anyway, guys, how are you doing? Hope you are doing fine. Jamza is kwa Debbie, niba rugambere mbonye. Se muri kunyumva? Muri kunyumva? Ukatanga fate gutya wenda kuko kantu kajya kantenguka. Yeah, dikira babwiye gasara umuntu wanyandikira mbwa Debbie, mungi inama ndi umugabo, mfite umugore n'abana bane n'umugore wanjye, but my wife she cheats on me every chance that she gets. Ngengo ndabagore bari muri field z'abagabo. By the way, that's your things. Abagabo murabana babi. You're not good people, by the way, but it's okay. It's fine. It's okay. Yeah. So umugabo wanjye ndikira Debbie, mfite ikibazo kimeze gutya, ndashaka umungira inama murabo mukwese. Yeah. So yambwiye ati ngewe n'umugore wanjye twamenyanye tukiri batoya tutariyubaka, and reka dutangire. Yambwiye ati njye n'umugore wanjye twamenyanye twese ni nko twakuye muri quartier, ariko mu gukura muri quartier njye ntabwo nari muzi. Umugore wanjye ni umuntu wabaye hanze cyane, ntabwo yabaye mu Rwanda cyane. Buriya ababyeyi be mama we cyane ntabwo yabaga mu Rwanda, yabaga mu Bufaransa. Rero umugore wanjye akunda kuza in and out, ariko nyine icyo gihe hari kera nabonaga ari ibintu biri like, but papa we duturanye. Yeah. Papa we duturanye ko papa yarashatse undi mugore, nyine bafitanye n'abana, nyine umugore byari biraho nyine, ariko mama wiwe uyu mugore aba hanze, ari naho umugore wanjye kenshi yize mu Bufaransa, nyine yize hanze, ntabwo yize mu Rwanda cyane. Actually abantu hano kuraba mu Rwanda, by the way, before utangira kuvuga ngo mu Rwanda ibintu ntabwo baba mu Rwanda, nabo baba hanze. Yeah. Rero mungiye n'umugore wanjye nyine twagaye tumenyana, yaje kwa papa, yaje kwa kuza papa wiwe, then aje gusaba papa wiwe duhura kwa kundi muri quartier, ari kumwe n'aba step sister wiwe, nyine turahura ndabasuza, bara nyine mbona mwiza cyane, mwaka nimero tanya kuvugana gutyo. Since that day ntabwo turatandukana, nyine turakundana biri aho ngaho. So icyo gihe rero tumenyana, nari umunyeshuri muri kaminuza, ariko ni kera cyane ko yambwiye ati njye narangije kaminuza muri 99 ubwo niryariwe. Njye ndikibuza muri 99 bro, I was 2 years old, like you were finishing. Tell me gute, but it's okay. Yeah. Anyway, njye ngundi n'abantu bakuru bari kunyandikira, nabo mbona ko things I do here namwe n'abantu bakuru babiha agaciro. I love it. Thank you guys. Yeah. So arambwira rero umugore wanjye rero nuko twahuye, duhuye ntangira nyine kumutereta n'ibiki n'ibyo ngibyo. Arangije aza kuza rimwe, icyo gihe aza kuza rimwe nko mu 2000 gutyo, aje kuza, we had sex, then tumaze gukora sex arataha. Ageze mu rugo arambwira atwite umwana wacu w'imfura yavutse mu 2001. Icyo ravuka ntabwo twabanaga, ntabwo yavukiye nyine hariya ngemba mu Rwanda. Cyakora aza kuza kumbwira ati ko azaza akazazanye n'umwana, nyine umwana wanjye umukuru amubonye afite imyaka 3. 2023 agaruka rero narabonye akazi, icyo gihe nari meze neza, ntabwo nari mfite ikibazo. Arangije arambwira ati sasa none se kuki ushaka kuguma kuba mu Rwanda, why don't you come to go to Europe? Arambwira ati njye nashaka kuba muri Europe, njye nashaka kujya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugore avuga ati okay, it's okay, whatever, wowe bikore, ni gahunda nizikunda, we go together, no problem. Arangije arambwira ati okay, niba rero ushaka tuzajyana, we have to get married or something. Mama we umukobwa araza, bakora nyine famille zirahura. They did a beautiful wedding in 2003.
bakora ubukwe maze gukora ubukwe umugabo nuko yatangiye rero abona scholarship yo kujya kwiga masters muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye n'umugore we aza kuza kumusanga in the US. I love people when from US when they're sending me things. I love you guys. Send me dollars too, okay? Send me money. Thank you. I'm joking. But yeah, nawe ndimo ndakina unyereje amafaranga wawe cause thank you. Urumva nyine aza nyine kugenda batangira nyine babaho baza kubyara umwana wabo kabiri bafite abana bane nyine baza kubyara n'abandi bana bose nyine bavukiye hariya twarakundanaga umugore wanjye na n'ubu ndamukunda niwe mugore nyine namukunze rimwe. I have never stopped loving her. I love her every single day. Njye ndamukunda kurushaho buri munsi ko bwije nuko bukeye ngenda ndwaba namukunze every day. Sasa rero nyine yambwiye ati rero ikintu gitumye Bibi nkwandikira iyi nkuru ntabwo ivuze kuba ndende but iraza kuba ndende ko details zose yazimpaye ndagerageza zose kuzishyiramo nuko nyine ndashonje ndashaka kujya kurya. I want to go eat. I'm very hungry. But let me finish this story. Yeah, rero yaje what was it? Sorry, I forgot. Menya nabyibagiwe, I don't know. Yeah, sasa rero ngo bageze nyine batangira kubana n'ibiki byose umugabo rero yatangiye nageze hariya ntangira nyine gukora akazi nyine gatuma ntaba mu rugo kenshi ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero umuturanyi wanjye umunsi umwe nyine umuturanyi we n'umuzungu nyine ngo muri quartier y'abazungu benshi aronga but your wife umugore wawe nyine ibintu aramubaza nyine ibintu nk'ibyo ngibyo aramuga ngo umugore wawe she's sleeping with this person in our neighborhood. Umvaga kandi gushaka ibiryo nze mvuge ngo mbabareka manze niki. Yeah. So rero ubwa mbere ngamenya ko umugore we amuca inyuma it was like this. Umuzungu nyine baraturanye umugabo w'umuzungu baraturanye yamuhamagara mugasiga nkubaze umugore wawe are you in an open relationship? Muri relationship is open. Umugabo aramubaza so what are you saying? Open relationship as what? Aramugara no is not ngende mo ndabikubaza just like that. Kubera ko nyine it's too much. Men keep coming to your house every day. Even your kids, I think even your kids knows. N'abana bawe bashobora kuba babizi kubera iki umuganje avuga ati kura mubeshyira aramugana ngo mubeshyira bro. Niba ushaka kubibona wabibona muri kamera yacu ya hano mu rugo iwacu nyine uwo muturanye bari bararebanaga ushaka kubibona muri kamera like your wife bari gusoma abandi bagabo in front of your home. Abareka ntabwo bishashoboka. That's a big lie. Umugabo barabimwereka amaze kumwereka umugore we arataha. Urumva amaze gutaha umugabo aramubaza ngo umugore aramubwira you know what ntabwo uhari as a woman I have needs. Arambwira needs with everyone n'umugabo wese ubonye so you be sleeping with everyone uri kuryamana na buri muntu wese. Oh God have mercy. Umugabo ngo aramubwira ati bro narabikoze and that time I was drunk so I'm so sorry. Umunsi ndabikubwiye nyine actually yabanje kubakana maze kubona nyine umugabo yamufasha arabyemera. Umugabo aramubwira you know what ngenda tuzatandukana. Umugabo aramubwira se nitandukana byenda gute nitandukana I'll take everything kuko I'm your wife. Nza amategeko nzi ibintu ngomba ibiki byose. Umugabo agira gute hamagara nde iwabo w'umuhungu amaze guhamagara iwabo w'umuhungu w'umukobwa I think iwabo w'umukobwa mumuganiriza mumuva aho yabaga mu Faransa araza aramubwira Sherry you have to respect your husband, you have to do this and this and this and this. Urumva basabana imbabazi barasubirana mamaze gusubirana from nowhere haciye ngo haciye iminsi nyine umwana wabo w'umuhungu umwana w'umuhungu umwana wabo w'imfura araza arababwira cyakora mananye araza arababwira ngo he made someone pregnant. Yateye umuntu inda baramaze umwana w'imyaka 15 utera umuntu inda kuko umwana wawe afite imyaka 15 utera umuntu inda gute? Umugabo nabo nyine babijyaho baratanya nyine baramugira nyine baramukansoringa iwabo uwo mwana w'umukobwa nawe batenda nyine bamira ko bagomba kuba
male nyine bagomba kuba aba grandparent n'aba grandmère nyine barabyemeza nyine n'umwuzukuru nyine abajemo ibintu nk'ibyo ngibyo. Then icyo gihe cyose umugore ntabwo yigeze areka kumuca inyuma, yatangiye nyine akamuca inyuma hano hariya everyday she was cheating. Urumva ati rero icyo gihe cyose ntabwo nabimenyaga kuko nabonye nsebye karitsiye nyine babagamo, iyo karitsiye y'abazungu babagamo nyine yabonye nsebye bitamo kuhava yimukira ahandi hantu. Icyo gihe ngo bari baguze inzu nyine bafashe mortgage nyine bajya mu nzu yabo aho ngaho barahava kubera nyine umugabo yabonye yasebye. Kaze ibintu nibutse sorry aje nyine umugabo nyine baratangira barimuka bazi kwimuka ubwo bafite n'umwuzukuru n'ibintu byose nyine. So ikindi gihe rero ngo umugabo arambwira Debbie naje umugabo nyine yaje gutaha ageze mu rugo asanga nyine nta abana yarabise ko abana badahari we agera mu rugo nyine ariko we yatangiye kanahamagara umugore akabona umugore ntabwo ari kwitaba nyine ariko yarari hafi nyine arataha. Ageze mu rugo asanga the wife arimo arakora jigijigi like pure jigijigi in his bed. Bararwana nyine na wa mugabo n'ibiki yose wa mugabo arirukanka baramure nyine umugabo yaravuge hamagara polisi irahamusanga niba yaramufunze neza gute ntabwo ibyo ngibyo yabimbwiye noneho umugore rero umugore nyine apfukama mu mbora umugabo aramubwira ati ndakwinginze mbabarira ntabwo nzi ukuntu byagenze I was so drunk ntabwo nari meze neza mungirina nyine umva ngo mungire inama ntabwo nari meze neza umva ngo arapfukama asaba umugabo w'imbabazi. Umugabo ava mu rugo aragenda ava mu rugo nyine for 6 months afata inzira arigendera ava mu rugo aragenda ngo nabana n'umugore unciye inyuma ibintu nk'ibyo ngibyo atari ko nageze hanze ko nakundaga uyu mugore ndamukunda everything namukunze umugore rimwe ariko nyine arantajeje ambwira ati nageze mu rugo nkajya nirirwa nyine nkumva ndamukumbuye nkumva ndashaka umugore wanjye nkumva nkumbuye abana banjye then iyo ngo ajya nyine yajya kureba nk'abana they end up having sex nyine batajyaga n'ubundi bakoze ibintu kandi umugore wiwe umugore amwaseka ngwere ko nihannye wambara ukagaruka mu rugo aramwinginga nyine aramwinginga musabaza ati ngiye I never cheat on you I will never do it again please I'm begging you please help me fasha nangu mujya guca inyuma nyine guca inyuma uzagende ni njya guca inyuma please go arangije mugira umugabo agira ute kemera kugaruka mu rugo nyine mu bana be barakomeza barabana urumva bakamana ariko nyine umugabo akabona ama message ya Facebook y'umugore we bamwandikiye I love you thanks for last night. Umugabo nyine agira akajya byirengagiza nyine akagira nkaho nabyo yabonye yavuga ati none naragiye na polisi bizamo ntago mara meze 3 naragiye ibazo umuntu uzamenya ko nagarutse after all of these things. Umugabo nyine abaho ngaho muri urwo rugo rwo nyine umugore amucinywa ibintu nk'ibyo ngibyo rero ngo umugabo nyine urumva yakundaga gutaha hehe mu Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo ngo aza gutaha mu Rwanda. Ageze mu Rwanda ngo sinzi ukuntu nyine yari nyine ahantu yari kuba nyine kuri apartment ngo ahamagara umushiti nyine baziranye hano mu Rwanda. Umushiti wiwe azazanye umukobwa story zinyumira azanye n'umudada nyine umukobwa hageze barasuzanya uwo mukobwa aramubwira nyine umutipe inshuti umugabo inshuti aramubwira ngo uyu mukobwa nyine ngo ni sheri wanjye ibintu nk'ibyo ngiye ngo itamubaza ngo ariko se ngo nanjye ngo ariko mwanshakishe ngo uri kunyita mu Rwanda muri iyi minsi. Umukobwa atamubwiye ngo njye namukubonera pe ngo arajya mumwerereza umukobwa ati umukobwa ndanamurebye ndamureba kumukuraho amaso uwo nyine bamuzaniye kumukuraho amaso birananira ku buryo no kumukuraho ngo n'ibyo byose nyine ngo umugabo byamuteye ubwo aravuga ni wakane touch this woman she's so beautiful she's Cleopatra she's the queen ntabwo namukoraho urumva umugabo aravuga ati Jesus you're so cute you're so beautiful noneho we ahita nyine akunda uwo mukobwa atangira nyine ngo bagasohokana ngo umukobwa nyine akaba no umukobwa arahonga kubera iki kubera amafaranga nyine ariko umugabo nyine akayamuhereza akavuga ati as long as ari ahangaha nyine bagakora ibyo bakora they used to do jigijigi they started doing jigijigi ati noneho yarabikoze nyine yumva aravuga ati mana mbega ibintu biryoshye guys ntabwo ngera aribyo wabyanditse we I go, wow, mbega ibintu biryoshye. Oh my goodness, this is sweet like candy. Mugabo ati Debbie umukobwa ngiye rwose nagiye ndavuga ati Jesus this woman she's number 1. Ati uwo mukobwa nagiye gutaha ati numva sinshaka gutaha uwo mukobwa rero nako namukunze abona ko nyine ibintu byose ndamubwira please
what can I do for you to be mine? Umukobwa aramubwira na kimwe kako you have a wife back in the US. Umuhungu aramubwira ati ngiye rwose man ndamufite ariko it's not that deep. Umukobwa aravuga it's okay, can be the side chick, it's fine. Batangira gutyo rero akagenda akamuha amafaranga ibiki n'ibiki, urumva aranga agezeyo, ageze nyine akagenda akajyayo nyine umukobwa nyine batangira bakaganira. Umukobwa ngo nyagize igihe aramubwira ati kakubwira ukuri warankunze ariko nanjye none sike numva naragukunze. I don't know but I think I love you. Umugabo arabyumvise aravuga ati you love me? Yes. You love me? You love me? Yes. Umukobwa nyine ahita akunda nyine umugabo aramukunda nyine atajya gukundana. Umugabo arati rero njye ntago nongeye kumara 6 months narataha. Naragenda nkamara amezi 3 ngira ngataha. Umugore wanjye akambaza ariko si bundi kankubaza ikibazo. Ubundi ubuje gukora iki ubutashye ku mubiki wa this and this. Urumva? Umugore rero ngo umunsi umwe from nowhere umukobwa rero ngo imba yari kuri Instagram apostinga like the picture y'ahantu yarari. Uyu mugore wiwe ako kambabwira ngo umugore wiwe nyine uyu ngo wamucitingaga nyine wamucaga inyuma atangiye gukeka ko umugabo we nashaka kubamuca inyuma. Aramaze se gutya kuki nyine yabonaga umugabo yaramubwira ati ngiye nagezeho nyine nkari numva sinshaka no kwikora n'umugore wanjye ko n'undi avuye ahandi bamuriye ibintu nk'ibyo ngibyo. Arangije umugore nyine atangiye gukeka ajya muri telefone yiwe ajya kuri Instagram y'umugabo we aza kubona nyine umukobwa ariko nyine ntiyamenya kari nyine ntabwo it was like ntabwo yigeze nyine yishyiramo ko ari we nyine uri gukundana n'umugabo we something until umugabo ari mu Rwanda ngo apostinga ahantu apostinze ahantu inyuma ko kundi ushaka gupostinga nk'ifoto mu kirahure cyangwa uhagaze nk'ahantu nka hehe ukaba wabonamo nk'igicucu cy'umuntu cyangwa I don't know ariko nyine ngo ni ifoto ya postinze umugore wiwe arayibona ariko nyarangaye twinshi inyuma narenze ko ari nyine kumbi nawe wigize indaya. Batanye nyine umugore aramututse umugabo aza gusubirayo asubiyeyo ngo aramubwira ku cyuci inyuma aramubwira ati ngiye ntabwo nguca inyuma at least ngiye nguca inyuma n'umuntu umwe wowe ho rwose unca inyuma n'abantu benshi nta muntu n'umwe utabizi please calm down. Umugabo birangira umugore amwirukanye aramubwira mfira hano ugenda. Umugabo aragenda aramubwira ati narije mfata apartment maze gufata apartment ntangira kwibamo hashize iminsi umugore aramubwira ati please come back home nyine aramwinyanga agaruke mu rugo n'abana nyine bari musaba. Umugabo aramubwira ati ngiye nk'umugabo nyine uramenyeye kubana n'abana banjye n'ibiki byose ndemera nsubira mu rugo. Arangije umugore nyine arantegeka akatira uyu mukobwa ndashaka kumublock ahantu hose ndashaka gusiba nimero ze ndashaka guhindura nimero. Ati uyu mugabo yaragenda agura indi telefone nyine reka ko umugore yahinduye nimero ariko yarinde akifite akivugana naho na mukobwa. Urumva umugabo rero impamvu yanyandikiye ambwira Debbie ejo bundi rero from nowhere umugore wanjye nyine azi ngo dushwanye na mukobwa ibintu byose byararangiye ngere mu rugo n'ubundi nsanga ari kumwe n'undi mutipe nsanga aryamanye n'undi mugabo. Akora nk'abagabo mwe mushuruko gute urumva aryamanye n'undi mugabo. Arangije ahita amubwira wambujije kuba ndi kumwe n'umukobwa nkunda mu Rwanda none wowe uracyanca inyuma please we have to separate no matter what we are separating. Njye nawe turatandukana kugenda hose. Umwungije umugore aravuga ngo ya ntabwo wabinkora n'uwo mugabo wanjye tumaranye imyaka hafi 23 ntabwo wankora bino bintu please forgive me asaba imbabazi ararira aratunara. Umugabo aramubwira ati please you have to understand me. Urumva umugabo rero akimara kwibona ati byarati apanga trip yiwe abanye n'umugore we nabi ahita aza mu Rwanda. Ageze mu Rwanda araza ngo afata wa mukobwa agura inzu amaze kumugurira inzu aramubwira ati ugiye kuba you are my second wife no matter what. Urumva aramubwira no ntabwo nyine aba second wife you have to come at home and say it. Umuhungu aramubwira ati no problem ngenza zambivuge ko uri umugore wanjye. Aragenda nyine ajya wa mukobwa arabivuga ati umukobwa wanjye ndamukunda rerere ibintu nk'ibyo ngibyo man everything. Noneho umukobwa rero ngo ejo bundi aza nyine wongeye gusubirayo ariko iyo asubiye muri Amerika n'ubundi abana n'uyu mugore w'umucinyuma. Aje akomeza kubana n'umugore wiwe arangije ejo bundi rero
uyu mugore umukobwa nyine aramubwira ngo aratwite ibintu nk'ibyo ngibyo amubwiye ngo aratwite nyine yarabivuze ngo abivuze kuri video call umugabo bari muri office nyine y'ahantu baba ubwo ngubwo abivuga umugore we ari kumviza nyine barabyumvisha umugore ahita sara avuze induru avuga ngo nta soni nari nzi ko mwatandukanye ibintu nk'ibyo ngibyo urumva arangije ngo umugabo ahita ati n'ubundi genda bakubyarire n'ubundi abana hano mfite abenshi ntabwo ari abawe kanaka abana babiri bato ngo ntabwo ari ab'umugore ntabwo ari ab'umugabo ariko babiri bakuru ni ab'umugabo ari nabyumvise ngira ngo ararakaye nyine ni ukurakara ngira ngo nyine ni ukundakarira ni ugushaka kumbabaza ibintu nk'ibyo ngibyo ndambwira ko sinshuro zose wakiye guca inyuma njyewe nakwiye ko guca inyuma n'umukobwa umwe actually she's not even sinanukura n'umukobwa ngo ucane inyuma she's my wife now she's my second wife abo bose barabizi umugabo aravuga ati bino ntabwo byakunda ahita avuga ati rero abana banjye nkabakoresha DNA ntabwo yabikoresha DNA asanga abana ntabwo ari abiwe asanga abana ntabwo ari abandi ntabwo ari abiwe abana ntabwo ari abandi ntabwo ari ay'umugabo that is it arangije ati rero njye nawe tugatandukana ibintu nk'ibyo ngibyo ati rero ubu ngubu ndi muri divorce mumbabarire ngo mumbwire nyine papa ari ikintu nibagiye kubabwira papa w'uyu muhungu rero nyine aracyaturanye na wa musaza nyine ubwo naba papa w'uyu mukobwa nyine wandi baracyaturanye papa w'uyu muhungu rero ntabwo abyumva arambwira ati ngewe niba abaguca inyuma papa we n'abanywanyi twaranywanye ni inshuti zanjye uriya mu wa kabiri uramwanga ugumane n'uwa mbere ibintu byo gukora divorce njyewe papa ntabwo mbishyigikiye nubwo uri kubeshya ngo aguciye inyuma bari abana ndabizi neza ko ari abawe ni ibintu by'abazungu ni ibyuma by'abazungu abana ni abawe umuhungu ari kugisha inama wowe ikintu yakora kugira ngo akumvise nka papa guys I'm very hungry I need to go and eat you get I need to go and eat I'm very very hungry let's meet let's talk later tuzavuga n'ejo cyangwa undi munsi but me I need to eat I'm very hungry okay iyi ni inkuru narimbaza niyo papa yandikiye arambwira ati yakoze amakosa ko yatandukanye n'umugore we akaba agiye gushaka akaba yemeye nyine gushaka n'undi wa kabiri kubera umugore yamucaga inyuma nubwo nayo yabikoze ngo ikindi ni iki yakora kugira papa we yemere uyu mugore we uba mu Rwanda anyway guys menye ibi ngari byo biguntera inzara kandi kuremo yeah so guys have a good day bye peace